Ndagusuhuje mukunzi wacu ari nakora naguha ikaze. Iyi ni KN Radio ishakira urukumbi ry'amakuru agezweho mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Mu karere ka Rusizi umuforomo yakoze ishyano rikomeye cyane ryatumye benshi mu bumvise iyi nkuru bamuvumira ku gahera. Mbese uyu muforomo yaba yakoze ikihe cyaha cyangwa se irihe shyano? Ese ni iki abaturage cyangwa ubuyobozi bwatangaje nyuma y'uko akoze rino shyano ryateye benshi batandukanye kumuvumira ku gahera? Ibi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye nibyo bikubiye mu makuru twabateguriye uyu munsi. Icyakora icyo tugusaba ni uko wadutera inkunga uyu munsi maze ukaramusi amakuru yacu, urabona ijambo subscribe cyangwa sabone utukandaho n'akazugira kaza nako ntugasige nako tugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Reka twitse gatoya ubundi tuze tubavira imuzi n'umuzingo iry'iri shyano ryumvikanye ku muforomo wo mu karere ka Rusizi. Reka nongere mbaye ikaze bakunzi ba KN Radio, aho tubagezaho amakuru aba arimo aragenda avugirwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Inkuru ikomeje gutungura benshi cyane bayumvise nyuma y'uko umuforomo wo mu kigo nderabuzima cya Rusizi yakoze ishyano rikomeye cyane maze akora icyaha kitababarirwa, aho yaje kuba yasebya iri zina yahawe ry'ubuforomo maze akora icyaha benshi bemeje ko giteye isoni ndetse abandi bavuga ko giteye n'agahinda. Uyu muforomo waje gukora ayo mabara afite imyaka 29 y'amavuko, ni wo mu karere ka Rusizi, aho yatawe muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB akurikiranweho gukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato umukobwa w'imyaka 19 waruje aje kwisuzumisha ku kigo nderabuzima cya Nyakabuye. Iyi nkuru ikomeje kugarukwaho n'abantu benshi cyane bagiye batandukanye ndetse abandi ikabatera intimba ku mitima yabo. Yabereye mu mudugudu wa Monga, akagari ka Kamanu, umurenge wa Nyakabuye wo mu karere ka Rusizi. Iyi nkuru kandi yamenyekanye kuri uyu wa 15 Nzeri 2024. Uyu mukobwa wiga mu mwaka wa 2 w'amashuri yisumbuye yabwiye ababyeyi be ko uyu muforomo yamukoreshejemo imibonano mpuzabitsina ku gahato ubwo yari mu isuzumiro. Aramufata ahita amukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato kandi yari agiye kwisuzumisha. Iyi nkuru ikomeje kugarukwaho na benshi hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. Yanemejwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyakabuye Kimonyo Kamari Innocent, aho yabwiye itangazamakuru ko uyu mukobwa yahise ajya gutanga ikirego kuri RIB ndetse ko ukekwaho yamaze gutabwa muri yombi. Uyu munyamabanga nshingwabikorwa ubwo yari arimo araganira n'itangazamakuru, mu magambo ye yagize ati: umukobwa avuga ko yafashwe ku ngufu ubwo yari agiye kwivuza. Yageze mu rugo abibwira ababyeyi be, ahita ajyana no gutanga ikirego kuri RIB. Uyu muyobozi yashimiye uyu mwana w'umukobwa wihutiye gutanga amakuru y'ihohoterwa rishingiye ku gitsina, ubwo mu magambo ye uyu munyamabanga nshingwabikorwa yakomeje agira ati: icyo dusaba abandi bakobwa bahura n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina ni uko batajya babiceceka, ahubwo bakihutira gutanga amakuru kugira ngo bahabwe ubutabera. Uyu muforomo ukekwaho icyo cyaha afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Nyakabuye mu gihe iperereza rigikomeje kugira ngo koko bamenye ko uwo muforomo icyo cyaha koko ari icy'ukuri cyangwa icyo cyaha kirimo kiramuvugwaho gisebetse ari we wagikoze. Iri tegeko rivuga iki mu Rwanda? Umuntu wese wakoresheje undi imibonano mpuzabitsina ku gahato. Iri tegeko nomero 68 rya 2018 ryo kuwa 30/8/2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Riteganya ko umuntu wese ukoresheje undi imibonano mpuzabitsina nta bwumvikane bubayeho, hakoreshejwe imbaraga, iterabwoba, uburiganya, ububasha mufiteho cyangwa bikoze ku bw'intege nke z'uwakorewe icyaha bakoze icyaha. Iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 10 ariko kitarenze imyaka 15 n'izahabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 1 ariko atarenze miliyoni 2.
Ibi kandi bibereye mu karere ka Rusizi bije bikurikira inkuru iherutse kuvugwa mu cyumweru gishize, aho umwarimu wo muri kano karere nawe yatawe muri yombi akekwaho gutera inda abakobwa bane bose yigishaga. Abaturage bo muri kano karere ka Rusizi bababajwe n'uburyo abarimo gukora ayo marorerwa ari abantu basobanutse, bizeye kandi bafite ubwenge bwinshi, bakaba ari bo barimo gukora ayo marorerwa. Barasaba leta ko kino kibazo yagihagurukira basi bagashyiraho itegeko rikarishye rihana abo ngabo bakora ayo mahano. Ni n'aha natwe dusoreje amakuru yacu y'uyu munsi, icyakora icyo tugusaba ni uko wadutera inkunga maze ukara munsi y'amakuru yacu, urabona ijambo subscribe cyangwa sabone utukandaho, n'akazugira kaza nako ntugasige nako tugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Si ibyo gusa kandi ugomba no kujya ahatangirwa ibitekerezo, ukaduha igitekerezo cyawe, haba ari igishima ibyo dukora ndetse n'ikitugira inama y'ibyo twazahinduramo mu makuru yacu tugenda tubagezaho hano kuri KN Radio. Mu gihe umaze kumva iyi nkuru, reka kuyumva yo wenyine maze uyisangize abandi kugira ngo bamenye aho ibyiza biri, ko nta handi ari hano kuri KN Radio, kugira ngo nabo bajye baza bumve amakuru meza hano kuri KN Radio. Reka dukomeze tubifurize kugira umunsi mwiza, kandi Imana yo mu ijuru ijye ikomeza ibane namwe umunsi ku wundi.